tubagejejeho izi filime za all ndetse na action movie kugira ngo mumenye uko bihagaze. Harimo ibyamamare bigiye bitandukanye dore cyane ko zifite abakunzi benshi cyane ku isi. Izi filime birasabwa kumva ikiganiro kugeza gitangiye kugeza ku mpera zacyo. Hollywood ni hamwe mu hantu hakorerwa filime nyinshi ku isi. Filime za Hollywood zikundwa n'abantu benshi. Nitwe n'umukiza Jeremy. Zigaragaramo abakinnyi b'abahanga. Action movie ni filime ziri muri Ubwoko. Hari izigisha gukunda igihugu, hari izigisha kurwanya akarengane, ariko si zose zigira ubutumwa bwiza. Hari izirimo urugomo rwinshi, hari izirimo amagambo mabi, hari izirimo imyitwarire mibi, hari izigaragaza ibiyobyabwenge, hari izigaragaza ubwicanyi, hari n'izishobora kwigisha urugomo. Abana bagomba kuzireba. Bayobowe n'ababyeyi. Buri muntu agomba guhitamo neza ibyo areba. Kutareba neza bishobora kugira ingaruka. Hari abantu bigana ibyo babonye muri filime zimwe zitera ubwoba, izindi zitera amarangamutima menshi. Hari izitera abantu guhangayika, hari izishimira za all. Abantu benshi bakunze kuzireba zisobanuye ndetse n'izidasobanuye. Ariko se bundi action movie na hall movie ni iyihe filime ya mbere y'ingenzi? Ni izihe ngaruka se zishobora kutugira? Nitwa Romeo Chancellor, ikaze mu kiganiro. Hari abakunda amajwi yazo, hari abakunda indirimbo zazo, hari abakunda ubutumwa zitanga. Gukora filime bisaba amafaranga menshi cyane, bisaba abakozi benshi, bisaba abahanga mu ikoranabuhanga, bisaba abantu bafite amakameras agezweho, bisaba abahanga mu bya cinematic, bisaba abahanga muri edit, bisaba abahanga kugira ngo filime isohoke imeze neza, bisaba n'abahanga mu majwi. Abayobozi ba filime bategura buri kintu kimwe cyose, uko scene zizagenda, uko filime izakinwa n'abazayikina, n'uburyo bazatinga. Abakinnyi bakora imyitozo ihagije mbere yo gutanga amashusho cyangwa mbere yo gufata amashusho, cyangwa icyo nakwita mbere y'uko bafata kamera ngo bashutinge. Hari aho bakoresha mudasobwa gukora amashusho y'inyongera, ibyo bita special effect. Bitume ibintu bigaragara nk'ibyari ukuri. Hari amabanga menshi akoreshwa mu kuyobora cyangwa mu kuyikora. Intambara nyinshi ziba ari z'ikinamico. Imodoka zituruka hakoreshejwe ubuhanga bwa tekinoloji. Abakinnyi bamwe bakoresha abasimbura abo bitwa ba stunt performer. Bafasha gukina ahari ibyago ndetse n'ahari umutekano uba witaweho cyane. Waba ushaka ibyishimo bitandukanye, Gana Hope TV. Bireba ibintu
ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ishimane n'umuryango wawe, nezerwa tunezerwe, ishime twishime. Gana TV, ufungura inzogera, ukanda kuri subscribe, urebe ibintu byinshi. ntabwo ari filime zo guhamura abantu, ariko abenshi babifata nk'aho ari filime zibereyeho guhamura abantu. Buri gikorwa kiba giteguye neza, hari amategeko yubahirizwa. Filime nziza zisaba igihe kinini, ibe hall, ibe na action, isaba igihe kinini cyane. Filime ntabwo ari ibintu babyuka ngo bahite bandika babikina. Oya, filime ifata igihe kinini. Abantu benshi bazirebera muri sinema, hari abazirebera kuri televiziyo, hari abazirebera ku ma platform, kuri internet, hari abazirebera kuri website. Guhitamo filime nziza ni ingenzi, kandi ukareba filime byibuze ugize ubumenyi uvanamo. Ni byiza kureba filime zifite inyigisho nziza. Ni byiza kureba filime ufite icyo ugamije. Ni byiza kwirinda izangiza imyitwarire cyangwa izica mu bwonko. Kureba filime bigomba kugira igihe cyabyo. Ntibigomba kubangamira akandi kazi, ntibigomba kubangamira amasomo, ntibigomba kugira icyo bihagarika, cyangwa ngo usange umuntu yabaye chronique na filime. Filime ni uburyo bwiza bwo kwidagadura. Buriya filime ni imyidagaduro, ntabwo ari relaxation. Zigisha byinshi, zishobora no gutera byinshi, ariko zigomba kurebwa mu bushobozi. Tugomba gutandukanya ukuri n'ikinamico. Iyo duhisemo neza zitugirira akamaro. Niyo mpamvu chanceri ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment, ukandika muri comment icyo twazabakoreraho. Ndabakunda cyane. Loud and clear. Ciao ciao. Waba ushaka ibyishimo bitandukanye, Gana TV, bireba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ishimane n'umuryango wawe, nezerwa tunezerwe, ishime twishime. Gana TV, ufungura inzogera, ukanda kuri subscribe, urebe ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amatopu, ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho. N'ahandi ni TV.